Yesu nashimwe bera b'Imana, turabasuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe nanjye Joshua Gasigwa. Aha ni kuri Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Imana itugiriye neza, Imana itwambitse imbaraga, tubonye kubaho kwayo. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwa icyubahiro. Mbere yuko umunsi utangira, tugomba gusenga kandi tugashira uburinzi, tugashira ubuzima bwacu mu burinzi bw'Imana. Imana y'amahoro igakomeza ikabana natwe. Tubahaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibaha umugisha. Niba hari n'abandi batarayikora, uyu ni wo mwanya wo kuyikora. Izina ry'Imana rikomeze rishimwe, izina ry'Imana rikomeze riganze. Rero mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, uyu ni umwanya tubanza gusoma ijambo ry'Imana. Ni ijambo turi busange mu gitabo cya Zaburi 102 uhereye ku murongo waho wa 2. Tugiye gusengera muri iri jambo riri mu gitabo cya Zaburi 102, turasoma umurongo waho wa 2 n'umurongo waho wa 3. Utwaho w'amagambo uravuga ngo gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima we uguye isari agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Umurongo wa 2 haravuze ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumishe mu maso hawe umunsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo. Usubize vuba, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Uwiteka umva gusenga kwanjye. Muvandimwe, nshuti y'umusaraba, dufatanije agakiza, dufatanije inzira yo gukizwa. Aha ni igihe, ni ku mutwe w'amagambo tubwiye ngo ni igihe umuntu ari mu mubabaro. Biragoye cyane kuba uri kubona nta nzira, biragoye kuba uri kubona nta buryo ufite, biragoye kuri kubona hepfo no haruguru nta kintu na kimwe, warangiza ukajya gutakira abantu. Twageze mu bihe bikomeye tugira abo dutakira batwumvira. Twageze mu gihe cyo kurira baratubona kugira ngo baduhumurize, ahubwo baraturega. Twageze mu bihe bikomeye tugize abo tubwira ntibadusubiza. Hari igihe tugeramo tugatakira bakuru bacu, abo ngabo bakatwirengagiza. Hari igihe yewe kigeramo n'abakubyaye ukababwira ngo ndi kubona ibi bimeze gutya, ariko ntihagire icyo bagufasha. Ariko uyu mwanya umutwe w'iri jambo uravuze ngo ni ugusenga k'umunyamubabaro iyo umutima uguye isari ngo agasuka amaganya imbere y'Uwiteka. Nta kindi kintu kigufasha, nta kindi kiguhumuriza, ni igihe cyose ukeneye ubufasha ukabubona. Ariko biragatsindwa kuba hari ahantu wari wizeye ubufasha, ariko ukabona ubwo bufasha ntacyo bukumariye. Aha rero nta kindi kintu nakubwira nshuti yanjye, nzanye ijambo ry'ihumure. Nta handi ho gusuka amarira yawe ni imbere y'Imana, nta handi ho gusuka agahinda kawe ni imbere y'Iyaduhamagaye. Icya kabiri, mu buryo bwose waba urimo, mu nzira zose waba ufite, muri buri kimwe cyose uko waba ugikora, nta wundi muntu uzagira icyo akumarira, Imana nitagira icyo ikumarira. Nawe uzagira icyo agufasha, Imana nitagira icyo igufasha. Niyo mpamvu muri aya masengesho muri Zaburi, iyi ni Zaburi Dawidi yanditse. Yari amaze kubona ko gutakira abantu ntacyo bimaze, yari amaze ko kwishingikiriza ku bakomeye ntacyo bimaze, yari amaze kubona yuko ababyeyi ntacyo bagukorera, nta n'icyo bakumarira. Dawidi yari afite experience yo gutakira abantu bakamwumvira ubusa. Yari afite experience yo kubwira inshuti ze zikomeye kuko yari umwami, akabona bose ntacyo bamubariye. Arangije aravuga ngo nta wundi muntu natakira usibye Uwiteka. Arandika aravuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Nshuti yanjye, uku gusenga kuri gusenga muri aka kanya, Imana irimo ivugana nanjye ngo kugeza imbere y'Uwiteka. Amasengesho urimo usenga, Imana yarayumvise. Wasenze uri kizabonwa, wasenze uri kinyamakara, wasenze uri ikanyarira, wasenze uri mu butayu butandukanye, Imana yarabyumvise. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye. Reka nkubwire, ntabwo nitaye ku bintu uri gucamo, ntabwo nitaye ku marira uri kurira, ntabwo nitaye ku gihe ufashe mu ntambara. Imana izanye icyubahiro cyayo. Imana ikweretse mu maso hayo ku munsi w'amakawe. Imana ikweretse mu maso hayo ku munsi w'amarira urira. Imana ikweretse mu maso hayo ku munsi wo gutaka kwawe. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye gukora ibikomeye.
Dawidi aravuga ngo ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, unegere ugutwi ku munsi ntakiramo unsubize. Buri muntu wese ubaza arasubizwa. Ndaguhanurira kuri ubu buzima bwawe uri gucamo muri iki gihe, reka wumvwe n'Imana. Imana iguhe umugisha muri uyu munsi. Mbere y'uko inkoko ibika, reka ugutwi kw'Imana gufungukire kukumva. Mbere y'uko inkoko ibika, reka umugisha w'Imana ugukurikirane. Mbere y'uko inkoko ibika, reka ibitangaza by'Imana bikorekere mu buzima bwawe. Ntabwo nzi agahinda ufite. Hari ubwo urugo rwawe ruri gusenyuka, ukabona umugabo wawe ntabwo muri gushira hamwe, ukabona umugore wawe nawe ari ku rundi ruhande, ndetse hari n'igihe uri kureba ukabona abana nabo bameze nk'iziragira zikicura. Ariko mvuganye n'ubuzima bwawe, Imana y'amahoro irakumvise. Imana igiye gukora ibidasanzwe. Imana igiye kuza kwihesha icyubahiro muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Hari icyubahiro cy'Imana kibaye ku buzima bwawe. Hari ubwo watakiye abantu ko bizinesi yawe ipfuye, ubona nta kintu bakumariye, ariko ndagira ngo nguhe itangazo rifatika. Hari itangazo rikomeye Imana izanye ku buzima bwawe. Nubwo watakiye abantu ntibagire icyo bakora, nubwo watakiye abantu ahubwo bakaguseka, Imana yo ntabwo ari nk'abantu. Ije kukugirira neza kandi ije gukora ibidasanzwe, kuko ari mutabura uko abigenza. Muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, akira igisubizo cyawe. Dawidi aravuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntabwo ari wowe uri gutaka gusa, kandi uyu Dawidi watakiye Uwiteka yarasubijwe. Uzasoma ijambo ry'Imana neza. Yari ari mu ishyamba, ariko ntabwo ariko amateka yarangiye. Yaragiraga intama, ntabwo ariko amateka yarangiye. Yicwaga n'inzara, ntabwo ariko amateka ya Dawidi yarangiye. Amateka yarangiye neza. Uwaragiraga intama yayoboye abantu, uwicwaga n'inzara yari yarahaga. Niyo mpamvu yanditse muri Zaburi 25 aravuga ngo ntegurira ameza mu maso y'abanzi banjye, usutse igikombe mu mutwe, amavuta arasesekara. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo uyu uri gutaka, dufite ibimenyetso bifatika, dufite byinshi bifatika ko Imana yamwumvise. Uyu yamwumvise rero muri icyo gihe yarahagazemo, ababyeyi baramujugunye mu ishyamba, intare n'idubu bimutera bishaka kumwambura ibyo aragiye, akarwana intambara akayitsinda. Uyu niwe wa wundi washobojwe gutsinda Goliyati. Uyu niwe wicaye mu nzu ngo arebe ukuntu inzu yubakishijwe ibiti bya Lebanoni byiza, ngo arangije aravuga ngo twubakire Uwiteka Imana inzu. Ntabwo naba mu nzu nziza nk'iyi ngiyi ngo Imana ikomeze kuba mu ihema. Bivuze iki? Yatangiye kureba ibisubizo Imana yamugejejeho. Yatangiye kureba ukuntu Imana yamuhinduriye amateka. Arangije aravuga ngo nanjye ndabyizeye yuko Imana yampindurira amateka, yuko Imana yankorera ibikomeye, yuko Imana yandwanirira, yuko Imana yandengera. Ndavugana n'ubuzima bwawe muri aya masaha, muri uyu munota. Imana igeze ku buzima bwawe. Imana irakurwaniriye, Imana irakurengeye, Imana iguhinduriye amateka, Imana irakubereye ku rugamba, Imana ikubereye inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Yahinduriye Dawidi ubuzima, yahinduriye Dawidi akaba umwami. Nawe iguhinduriye ubuzima, nawe iguhinduriye amateka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikoze ibidasanzwe muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Imana irakurengeye mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, Mana nyir'ubushobozi, Mana nyir'ubushobozi, Mana nyiri gukora, urakoze ko wumvise gusenga k'uyu muntu, urakoze ko wumvise gusenga k'uyu mwana, k'uyu mubyeyi, k'uyu mupapa. Izina ryawe nihabwe icyubahiro. Komeza uganze kandi ukomeze gushirwa hejuru. Komeza wambamare, komeza ushirwe hejuru. Imirimo n'ibitangaza byawe bikomeze gukoreka, kuko uri mutabura uko abigenza. Urakoze kuko udusubije, urakoze kuko uturengeye. Izina ryawe nihabwe icyubahiro. Ngo komeza ushirwe hejuru muri buri kimwe. Ibisubizo byacu tubibone, byose twizeye yuko ubikoze kandi ugiye kubikora kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. We wari unkurikiye, uyu ni umwanya Imana yari guteguriye kubwira ijambo. Imana yumvise gusenga kwawe, Imana yagusubije, Imana irakurwaniriye, Imana iguhaye ibindi bimenyetso by'ibyiza, Imana ikuvanye aho wari uri habi, Imana igushize ahakwiriye. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wo kuyikora, uyu ni wo mwanya wo gusharinga, uyu ni wo mwanya wo kutwereka ko turi kumwe, ugasitanga comment
natwe tukamenya yuko uba udukurikiye. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Shalom shalom.